Bana b'Imana aho muri hose ndabasuhuje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dukomeje twigana ibyigisho ryo ku isabato, aho buri munsi tuba tugomba gufashwa n'ibyo Uwiteka yateguriye binyuze mu bagaragu bayo. Ndabasabira nanjye nisabira kugira ngo Umwuka w'Imana atwuzuze imbaraga ye, adusobanurire, atwereke inzira nziza dukwiriye kunyuramo, maze ubwo umwana w'Imana Yesu Kristo azagaruka tujye mu ijuru, twese twishimire kumusanganira, maze twibane nawe ubuziraherezo mu izina rya Yesu. Mbere yuko dukomeza, mureke tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana idukunda, turagushimiye cyane yuko waduhaye ano mahirwe kugira ngo twige ibyo ushaka, twige ubushake bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi macu twabonye uburyo Abisirayeli bambutse Yorodani, tugiye gukomeza kwiga n'ibindi nabyo bikurikiyeho. Turagusaba kugira ngo usobanure natwe, kandi Umwuka wawe wera adufashe kugira ngo dusobanukirwe, uturinde ikintu gisa nacyo, kandi udufashe. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Imana ihoraho ikora ibitangaza. Icyorezo cyo kuwa kabiri tariki 13 Ukwakira 2025 mu gitabo cya Yesuwa cya 3:5 kwa mukuruze kwa Yorodani byasobanuwe n'ijambo ry'Igiheburayo nifaoti risobanura ibitangaza ibikomeye. Ariko kandi rino jambo ubusanzwe biganisha ku bushobozi, ku bikorwa n'ingakamere by'Imana, kandi bikaba bigaragara mu by'umwihariko ku Mana ari bikoreshwa byonyine. Yose mu ijambo ry'Imana kuko rino jambo ryakoreshwe hano mu rurimi rw'Igiheburayo ari ryo ryakoreshejwe mu gihe Uwiteka yatezaga ibyago bikomeye cyane ku gihugu cya Misiri. Nabizi uburyo Uwiteka yakuje ubwoko bwe bukomeye abukuye mu gihugu cya Egiputa akoresheje imbaraga nyinshi cyane. Rino jambo naryo rikoreshwa ikindi kandi kwambuka inyanja itukura ndetse n'uruzi bw'Imana mu gihe bari mu butayu. Nabyo rino jambo nirwo ryakoreshejwe mu rurimi rw'Igiheburayo, aho bigaragaza ubushobozi, ibitangaza ndetse no kwera kw'Imana mu buryo bukomeye cyane. Abanditsi ba Bibiliya bari bazi kandi hamya ukuri kuko Imana yaremye isi itigera igira aho ihezwa cyangwa ikumirwa n'ibyaremye, kandi buri hose ibihari, nta kinanira kugeraho. Iratangaje, izina ryayo n'imiterere yayo biratangaje, kuyisobanukirwa birenze intekerezo zacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Burya Imana ni Imana ikomeye cyane, ni Imana y'inyambaraga, kandi ni Imana ibasha gukora ibyo twebwe tutabasha gusobanukirwa. Ubuzima bwacu bwa buri munsi iyo tubona ibintu bigiye bitandukanye bimeze nk'aho ari ubutayu mu mibereho yacu, hari igihe twumva yuko yenda Imana yagiye kure yacu, ariko buri gihe cyose Imana ibizi impamvu ibintu bibaho. Imana ifite umugambi, kandi n'umugambi mwiza kuri wowe, ntabwo ari umugambi mubi. Imana yivugiye ati kuko nzi neza ibyo nifuza kubagirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Nzabarema umutima w'ibyo muzabona hanyuma, kandi nzabafasha, nzabambutsa mbakure muri Egiputa maze mbageze Kanani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Natwe ni isezerano ryacu uyu munsi. Imana ibona ibyo dukora buri munsi, ibona ibitubaho, ibintu bitugerageza, kandi ibona n'ibyo buri munsi rimwe tuba twirengagije kugira ngo ubuzima bukomeze. Ariko iduha ibyiringiro, iduha imbaraga, idutera imbaraga yuko muri ino si atari iryo herezo ry'ubuzima bwacu, ahubwo iwacu ni mu ijuru, aho tuzaba iteka ryose. Imana dufashe tuzahagere mu izina rya Yesu. Umuhanuzi Zekariya yakoresha imvugo nk'iyo ikomoka ku gicumbi kimwe n'ikijambo nifaoti igihe yatekerezaga ku hazaza ha Isirayeli nyuma yo kuva mu buhungiro i Babuloni. Yabonye ko Yerusalemu izongera kubakwa, kandi ko abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'Yerusalemu, kandi ko abahungu n'abakobwa bazongera gukinira mu mayira y'umuriro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu gihe Abisirayeli bajyaga i Babuloni, kandi ko babashaga no gufata inanga zabo maze ngo bacurange, ntabwo babasha gucuranga indirimbo z'Isiyoni. Bari mu gihugu cy'i Babuloni, cyari igihugu gikomeye cyane, gifite ubwami bukomeye cyane. Umwami waho yarazwi ku isi hose yuko ari umwami ukomeye, ndetse n'usomye muri Bibiliya tubona yuko Babuloni yagereranywaga n'izahabu, bisobanuye ubwoko bukomeye cyane, igihugu gikomeye cyane gifite imbaraga. Ariko ku bwoko bw'Imana bwaragarutse bukagaruka mu gihugu, n'isezerano n'ibitangaza Uwiteka yakoreye Abisirayeli nk'uko umuhanuzi Zekariya yabikoze. Iyo dukomeje gusoma muri Bibiliya rero, haba mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, tubonamo yuko natwe Uwiteka azadutabara, azadukorera ibikomeye, azadukorera ibitangaza, kandi buri gihe cyose twizeye yuko ibitubaho byose biba bigamije kutuzanira ibyiza. Ni Imana ihoraho kandi ikora ibitangaza. Igitangaza gikomeye cyane
ni ukubona umuntu wari waracumuye ari we wenyine ari we ubyikururiye yaracumuye, maze akemera ibishuko bya Satani, kubona Imana yohereza umwana wayo w'ikinege. Imana ikunda cyane uwari uhebuje abamarayika bo mu ijuru, wari uhebuje ibiremwa byose, kandi ari we wabiremye, maze ikemera kumwohereza kugira ngo aze hano mu isi maze aducungure. Ni igitangaza gikomeye cyane, kandi natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana idukorera ibitangaza. Kuri kumva buno butumwa ntabwo ari iby'impanuka, ahubwo ni igitangaza Uwiteka ari gukorera. Mukurikire kandi wumve icyo ashaka kukubwira, nawe azakubashishe nk'uko yafashije Yosuwa, nk'uko yafashije Abisirayeli, nawe azakwambutsa akuvane muri ino si maze akugeze i Kanani. Tuzishimira guhurirayo, turirimbana indirimbo z'abera. Ndabikwifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu.